hano tugira abakobwa bahora bazenguruka nk'ishashi irimo umuyaga, mashuri adashobora kwicara hamwe, Satani azabakoresha. Icyo nagira ngo mbabwire ngiki, umuhungu udafite icyo amaze abyara akaga, ariko umukobwa udafite icyo amaze ntabwo abyara akaga gusa, ahubwo arongera akanakonsa. Ukabwira mama wawe uti mama, uyu munsi abana twigana hari ahantu duhurira, agahita aguhamagara, mukobwa wanjye ndabizi uri biri hanze, dore abasore jya umuha akaboko muganira, ariko numuhobera kazi kawe, dore nanjye papa wawe niko yanzanye. Ni ukuvuga ngo wowe uri umuntu utarigeze wubaka ubuzima ku buryo buri ntambwe yose mama waraguha amafaranga ati genda ku isoko uzana umuceri, yarangiza ati yabike mu mufuka ndeba, utagaruka umbwira ngo bayibye. No kurinda ibihumbi 5 by'iwanyu, uri umukobwa wiga muri segonderi ntabyo ushoboye. Niba hari abantu basabwa kugira amagara mazima, ni mwebwe mwabajene mwe. Nababwiye ikintu gikomeye, n'ubu nongere ngisubiremo. Imana irashaka ko ku munsi w'urubanza uzahagarara imbere yayo nta nenge nta n'umunkanyari, umubiri wawe warawufashe nk'uko urusengero rugomba kuba rwarafashwe. Imana ishaka ko ku munsi wawe wo kujya kuba umugabo cyangwa kujya kuba umugore, uzajya gushaka utari igisenzegeri. Niyo mpamvu ibindi byaha byose bikorerwa inyuma, ariko icyaha cy'ubusambanyi gikorerwa imbere mu mubiri. Icyaha cy'ubusambanyi nicyo cyaha ukora, wabyara umwana, amaraso yawe amaraso ye bigahuzwa na ADN, ugasanga Bibiliya ibivuga neza, umuntu unywa inzoga n'itabi n'umuntu w'umusambanyi baraga abana babo mu maraso iyo mico yabo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Gisho cyiza nifuza ko twakagombye kukiga buri muntu wese afite ikaramu. Cyokoze udafite ikaramu n'urupapuro agerageze, kuko tugiye kwiga ubuzima. Tugiye kwiga ubuzima bw'umusore, uburyo wabutegura ku buryo buri nguni yose wizera ko nta kintu kizagukoza isoni. Ibi rero nabihaye insanganyamatsiko nziza ivuga ngo ibintu 7 byafasha umusore kweza inzira ye. Impamvu ibi nabivuze, muri Zaburi 119 murongo wa 9 Bibiliya iravuga ngo umusore azeza inzira ye ate. Bibiliya igakomeza ngo azayejesha kuyitondera nk'uko ijambo ryawe ritegeka. Umusore ahamagarirwa kuba umuntu witondera inzira y'Imana, ahamagarirwa kuba umuntu witondera iby'Imana imusaba. Kubw'ibyo rero muri uyu mugoroba ndagira ngo muze kubana nanjye ibintu 7 byafasha umusore kweza inzira ye, kandi inzira ye ntibemo ikimwaro. Reka mbasabe mujye juru dusenge. Muhagurukiraho muri dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda. Mu myaka yacu y'ubuto twagize ubujiji bwinshi, ariko uko tugenda dukura turushaho kwisobanukirwa no kugusobanukirwa. Ijambo ryawe ryatweretse intege nke zacu, kwihana gukenewe twarakumenye, ubuzima udushakaho twarabumenye. Twanamenye kandi yuko wavuze ngo sinsaba yuko bakura mu isi ahubwo barinda umubi. Turi ku ntambara ikomeye y'ubuzima busanzwe tubayemo, turi muri isi, dufashe igihe mu ntambara, ngwino dufashe kuyirwana.
abana bawe b'abakobwa n'abahungu mpagaze imbere, Mwuka wera amanukire muri bo, kugira ngo ijambo ryawe tugiye kwiga muri uyu mugoroba rihinduke ikiraro bazambukiraho. Reka rihinduke urwego kugira ngo n'uwari waraguye mu mwobo yurire ave mu mwobo yaguyemo. Reka iri jambo riduhindukire iteme, reka riduhindukire inama, reka ryongere riduhindukire umwuka winjira mu buzima bwacu bwabaye nk'amagufa, twongere tuzuke tube bazima. Kandi ubwo buri mwana wawe araba agenda afata buri ngingo ayitekerezaho, ayigereranya n'ubuzima bwe, aho bitagenda neza ubijyane neza muri twebwe, kugira ngo ku musozo w'iki cyigisho wowe waturinze tukiri urusoro mu nda y'ababyeyi bacu, uzabashe nanone kongera kutubona twicaye mu bwami bwawe dufite imihigo, tuzaba dufite raporo z'ibyo twakoze mu buzima busanzwe, ibyo twakoze mu murimo wawe, kandi tuje no kugushimira ibyo wakoze mu mitima yacu. Bana natwe utubere byose mu izina rya Yesu, amen. Ibintu birindwi byafasha umusore kweza inzira ye. Bibiliya muri Zaburi 119 umurongo wa 9, Bibiliya iravuga ngo umusore azeza inzira yate. Cyane cyane ko umusore yisanga yakoze icyaha, umusore yisanga yaguye mu gishuko, umusore yisanga ibyo yavuze ngo hoya yisanga byahindutse yego, umusore agwa mu bigeragezo no mu bishuko byinshi. None se ni gute umusore yazeza inzira ye kugira ngo abe umuntu ufatika, azabe umuntu ufite ibyiringiro, azabeho mu isi kandi azagere n'ubugingo buhoraho? Ikintu cya mbere Bibiliya itubwira cyagufasha kuba umuntu uzeza inzira yawe kandi ukagira ahazaza heza. Imigani igice cya 3 umurongo wa 13, Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu ubonye ubwenge. Ikintu cya mbere ni kimwe, igihe Salomo yari umwana w'umusore angana nk'uko mungana, Imana yaramurebye iramubwira iti Salomo, nsaba icyo ushaka noneho, uyu munsi niteguye kukiguha. Salomo yari afite ibintu byinshi yasaba, ariko avumbura yuko umuntu ufite ubwenge bw'Imana bumuha kubana n'abantu neza, bukamuha kureba kure, ubwenge bw'Imana bukamufasha kugira intumbero nziza, kandi ubwenge bw'Imana bukamubashisha gutekereza cyane. Icyabaye ni iki rero? Imigani igice cya 3 umurongo wa 13, Bibiliya irabivuga neza. Ndagira ngo aya masomo tuze kuyasangira. Ko turaza gukora twihuta. Murakoze cyane. Nari ndimo kubabwira ko ikintu cya mbere ni ubwenge. Imigani 3:13, hahirwa umuntu ubonye ubwenge, n'umuntu wiyungura kujijuka, kubugenza biruta kugenza ifeza. Mu magambo make, umuntu ufite ubwenge, aho kugira ngo umuntu aguhe amafaranga menshi nta bwenge ugira, yaguha ubwenge, kuko ubwenge bwazagufasha gushaka amafaranga. Kubugenza rero biruta kugenza ifeza, kandi indamu yabwo iruta iy'izahabu nziza. Mu magambo make, umuntu ufite ubwenge, kugira ubwenge biruta gucukura amabuye y'agaciro, buruta amabuye ya marijani, kandi mu byo wakwifuza byose nta na kimwe cyabuca urugero. Mu kuboko kwabwo kw'iburyo ubwenge bufite kurama, no mu kuboko kw'ibumoso ubwenge bufite ubutunzi n'icyubahiro. Amen. Niba ubizi yuko ushaka kuzarama, ukagira urugo, hirya y'urugo ukagira abana bagukomokaho, hirya y'abana ukagira abuzukuru, ukazaba umukecuru ushima Imana, ushaje yaraje mu isi nk'umuntu uri kuri misiyo y'Imana, biragusaba ubwenge. Niba uri umuntu ushaka ubutunzi, ugashaka kuzakura, ntube umuntu usabiriza, ntube umuntu uremerera abantu, uhora ugora abantu,
ugashaka uburyo imbaraga zawe uzazikoresha zikabyara ubutunzi, zikabyara amafaranga, ukeneye ubwenge. Icya gatatu kandi, niba ushaka icyubahiro kitari cya kindi cy'igitinyiro cy'ababosi biyitirira, ukaba ushaka ibi bintu bitatu mu buryo bwihuse, shaka ubwenge bw'Imana, bwa bundi Salomo yasabye Imana. Uyu munsi wa none imbere yawe hari ikizami cya leta uzakora, ukeneye ubwenge, ariko ubwenge bwawe bwo mu ishuri bugabanyuka kubera ko udafite ubwenge bwo kumenya abo ubana nabo n'abo utabana nabo, kumenya uko utwara abantu n'uko utabatwara, kumenya ibyo uha agaciro n'ibyo udaha agaciro. Ukeneye ubwenge mu nzira zawe zose. Iki ni ikintu cya mbere, ubwenge. Niba ushaka uri umusore ukaba ushaka kweza inzira yawe, kera wasaza ntuzicare ngo wicuze uri umusore ko nta kintu wagezeho. Shaka ubwenge bw'Imana. Umuntu iyo yihannye agafata umwanzuro ko umuntu w'Imana akabyarwa ubwa kabiri, Imana imuha ubwenge, kuko kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kugira gute? Kujijuka. Ikintu cya kabiri, ugomba guhorana ingamba zo kwagura imbago. Wavutse iwanyu bafite inzu y'icyumba na salo, iwanyu bababyaye muri abana 6, barumuna bawe kwiga, ababyeyi bawe barashaje, kurya iwanyu umuntu ngo yijute bisigaye ari ikibazo, kugira ngo wambare umwenda bigusaba ko ushaka umunyeshuri mwigana cyangwa undi mwana muturanye muri karitsiye, umwe akagutiza inkweto undi akagutiza ijipo, ubuzima bw'imbere urimo urabureba ukabubura. Ukwiye gupfukama ugasenga isengesho rikomeye. Isengesho uzasenga ni irihe rero? Mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 4 umurongo wa 9, Bibiliya itubwira umuntu witwaga Yabesi. Yavukiye muri famiye igoye, avukira mu muryango ufite ibibazo. Kera kabaye arangije papa warapfa. Amaze gupfa abavandimwe ba Yabesi baramwanga, bamushyira ku ruhande, abantu bose baramwanga, kugeza igihe habaye n'inama. Yabesi ajya kurega yuko atitaweho. Abashinzwe umudugudu nabo barangije babona ko nta kintu amaze. Ariko Yabesi izina yaryiswe kubera yuko yari abizi yuko ababyeyi be bamubyaye, nyina yamubyaranye agahinda. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi abonye ubuzima avukiyemo, ashaka uburyo ubuzima yazabuhindura. Ntabwo yabonye ko yakomeza kuzarinda asaza areba ubuzima bumeze nk'ubwo areba iwabo. Ni igiki wowe witegereza ukabona iwanyu ntikikunejeje, ku buryo Imana iguhaye umugisha icyo kintu wagikura mu nzira? Ufite izihe ngamba? Yabesi arapfukama, amaze gupfukama atakambira Imana ya Isiraheli ati icyama ukampa umugisha rwose. Amen. Yabesi yarabizi ko ibintu byose wakora udafite umugisha w'Imana nta kintu uzageraho. Ujya upfukama ugasaba Imana umugisha, umugisha uzagufasha guhindura ibyananiranye iwanyu kubera wowe bikazakunda. Nawe wifuza kuzashaka umugore uzaza muhora mushwana, ukabyara abana bakunanira, ubuzima bukanga nk'ibyo ujya ubona iwanyu? Niba rero ushaka impinduka, ukaba udashaka ko ibintu wabonye iwanyu uzabibona mu rugo rwawe, tangira upfukame usenga Imana. Icya mbere uyisaba umugisha. Yasabye Imana umugisha, kandi Imana iyo ihaye umuntu umugisha nta mubabaro yongeraho. Icya kabiri yasabye Imana, yitegereje 8 yari afite, yasabye Imana kwimwagura. Yasabye Imana arayibwira ngo icyamukagura imbago yanjye. Imana ikeneye kwagura imbago z'imitekerereze yawe, kugira ngo utekereze birenze ibyo bene wanyu bigeze batekereza. Imana ishaka kwagura imbago z'ubutunzi n'ubushobozi bwawe.
Imana irashaka kwagura imbago z'umutima wawe kugira ngo ube umuntu ufite ikintu umaze, utekereza ibyiza kandi wabigambirira ukabigeraho. Yabesi yasabye Imana ikintu cya gatatu, ukuboko kwawe kukabana nanjye. Igihe Yosefu yari agiye mu nzu y'imbohe, ukuboko kw'Imana kwajyanye nawe. Aho Yosefu yajyaga, ukuboko kw'Imana kwajyanaga nawe, kandi icyo yakoraga cyose cyamuberaga cyiza, kuko icyo yakoragaho n'ukuboko kw'Imana kwabaga kugikozeho. None nagira ngo nkubaze, wasezeranye n'Imana yuko icyo uzaza ukoraho cyose Imana nayo izaza igikoraho? Tangira usabire umugisha ibiganza byawe kugira ngo imvune z'amaboko yawe zitazapfa ubusa. Yabesi asaba Imana ikintu cya kane, ngo ujye undinda ibyago, kandi ninabijyamo undinde ko bimbabaza. Arangije ijuru ryitegereza Yabesi ribona yasenze isengesho ryari rikenewe, ukurikije ibibazo afite, ukurikije umuryango avukamo, ukurikije icyo arimo gupanga. Bibiliya iravuga ngo nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Wowe mu mutwe wawe watondetse ibiki ku buryo ijuru rigutunguye waribwira ngo ibi nibyo bintu byihutirwa nkeneye? Mu mutwe wawe watondetsemo ibiki? Ikintu cya kabiri ni ukwagura imbago. Niba ushaka yuko ubusore bwawe bwera, buzagira umusaruro wera, kandi ntuzicuze imyaka wabayeho, saba Imana ikwagurira imbago. Ikintu cya gatatu, Gutegeka kwa kabiri igice cya 5 umurongo wa 16, Bibiliya iravuga ngo wubahe so na nyoko uko Uwiteka Imana yawe yagutegetse, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, uboneremo ibyiza. Nta muntu n'umwe ukoresha imbaraga zose adashaka ibyiza. Abantu bari mu mwaka usoza mwicaye aha, impamvu mwaje kwiga aha nuko mwazashakaga amanota meza. Impamvu murimo kurara amajoro mukanazinduka nuko mushaka umusaruro mwiza. Kubw'ibyo rero ugomba no kumenya ko gutegeka kwa kabiri igice cya 5 umurongo wa 16, Bibiliya yavuze yuko kubaha so na nyoko bifitanye isano no kurama, bifitanye isano no kubonera ibyiza mu gihugu. Iyo umuntu adahaye agaciro ababyeyi be, ijuru nawe nta gaciro rimuha, kandi no muri sosiyete ubu uzabona nta gaciro ufite. Uyu mugoroba n'umugoroba mwiza wo kwiyunga n'Imana no gusaba Imana imbabazi ku buryo twitwaye ku babyeyi bacu, no gufata gahunda yo kubasindagiza kugira ngo tuzarame kandi tubone ibintu byiza. Abalewi 19 umurongo wa 32 ho Bibiliya yaravuze ngo ujye uhagurukira umuntu umeze imvi, wubaha umusaza, utinye Imana yawe ndi Uwiteka. Guhagurukira umuntu muri bisi nabyo ubwabyo nubikora uzaza ugenda ubona imigisha yabyo. Kandi nagira ngo mbabwire ibyiza dukorera abantu bakuze mu isi, Imana ntishobora kwemera yuko uzabibona ushaje utangira kubisaruraho. Mbabajwe no kubabwira ko nigeze kuza muri bisi mpagaze, ndinda ngera aha, umunyeshuri wiga hano yicaye rwose. Yageze aho umutima uramurya, akazaza areba mu birahure, yarangiza akandeba. Ariko Imana yampaye imbaraga, narahagaze rwose, nari impetse igikapu, ndinda mvamo. Simbizi azanansuhuze byibuze. Hariya wataye amanota 3, kandi kuyagarura bizakuvuna. Koko umuntu w'umunyeshuri, ubuse ndi umwarimu utazwi ku buryo atambonaga, ariko impamvu ni imwe: niba umuntu twirirwa hano ntama agaciro, ubwo yahagurukira se na nyina ntibibaho. Hano hari abantu ikinyabupfura cyakamanye bazakura, hari abakandida bamwe bagereza, abandi ari abakandida b'iki. Koko
nshuti zanjye, niba ushaka kuzaba umuntu ufite icyo umaze, kubaha ni banki. Iyo wubashye abandi uba urimo kubitsa muri banki, kandi uba uzajya kubikuza ukagira icyo ubona. Muzabirebe n'aha mu ishuri muba, umuntu utubaha abantu muzabona ko nawe atajya yubahwa. Gerageza usabe Imana ikumanurira ikinyabupfura cy'ijuru. Hari amagambo yantangaje cyane, niba murimo kubireba hariya murimo murabonamo iki? Mushiki wanjye ngwino hano nkwibarize, reba iriya foto neza umbwire ibintu urimo kubona. Ariko mwiriwe ra, mwiriwe, iriya foto muyirebe neza, ngwino hano nkwibarize, ubanze uyitegereze neza. Yego, iriya foto yo hirya urimo urabonamo iki? Umumama utwite. Niwe wabonye gusa? Oya. Wabonye iki kindi? Ubwonko bw'umwana. Genda unzanire undi mukobwa wemera ureba neza cyane. Ndimo ndabona warebye igice kimwe ariko ikindi ntabwo wakirebye. Yego, wamuzanye, haguruka banguka. Banguka hano, banguka, iminota yanjye gira bwangu, iminota yanjye irimo irihuta. Aha, yego, hari urimo urabona iki? Umugabo. Urimo urabona umugabo? Hari umugabo uri mu mutwe arimo umwana. None biriya bintu urabona bisobanura iki? Nyine ko umugore watwite, umugabo ari gutekereza umwana uri mu nda. Aha, mumumpera amashyi menshi cyane. Uyu mukobwa ejo uzandebe nguhe impano y'igitabo. Yes, uriya mukobwa arareba. Ni ukuvuga ngo mama wawe yaragutwite arakuvunikana, ndetse hari aho byageraga akanyerera, yajya kwikubita hasi ngo inda yawe ivemo akemera akavunika. Mama wawe rero mu gihe yaragutwite, papa wawe nawe yaragutwite mu bwonko, kuko kumererwa nabi kwawe kwatushaga na papa wawe. Niyo mpamvu uyu munsi ntukwiye kurobanura ababyeyi. Hano haranditswe ngo bityo umuntu utumvira ubutware butunganye bw'ababyeyi be aba yirengagiza ubutware bw'Imana. Itegeko rya 5 ntiritegeka abana kubaha ababyeyi no kubumvira gusa, ahubwo iryo tegeko ribategeka no kubakunda, gukunda ababyeyi, kandi bakabagirira impuhwe, bakaborohereza imiruho, bakarinda icyubahiro cyabo, bakabafasha kandi bakabahumuriza mu zabukuru. Iki ni ikintu gikomeye. Ugomba guhumuriza ababyeyi bawe, ukabegera, ukarinda n'icyubahiro cyabo. Papa wawe niba anywa inzoga yarangiza agasinda, mama wawe niba anywa inzoga y'agasinda, wajya kubona ukabona abantu bamuzanye mu ngorofani, ndagira ngo nkubwire ngo kureka nyoko na so ntabwo uzubahwa. Shaka ukuntu urwana intambara yo gukavaringa papa wawe na mama wawe, kuko gusuzugurika kwabo niko gusuzugurika kwawe. Iri ni ihame. Uyu munsi ndashaka kubabwira ikintu cya 4 cyagufasha kugira ngo ubusore bwawe butazapfa ubusa, kugira ngo weze inzira yawe. Igihe uzaba ukuze, abantu bazabone yuko ubuzima wabuteguye neza. Ikintu cya 4 ni igiki? Ni amagambo akomeye. Ndagira ngo nongere mpamagare, hagira umukobwa mpamagara uzi kureba, ufite amaso areba neza. Ariko hano nta mukobwa waza ngo mwibarizera, mwese mwirebera hasi. Kandi ubu ndamutse mpagurukije uri bubyine baza. Yego, mushiki wanjye ngwino nkwiyerekere. Ahise areba, wowe ureba hasi. Yego, yes, ngwino wowe. Banguka. Hariya hari ifoto rwose, banguka. Iyi foto iri hano urimo urayibonamo iki? Hari amatsinda 2 y'abakobwa, sibyo?
Okay, hari abakobwa bari hariya hejuru, hari n'abari hano hasi. Genda wegere hariya uyirebe neza, ufate mikrofone, udukorere analize. Ni ibiki urebamo? Ese abakobwa bari hasi barimo baraganira ibiki? Ugerageze ureme nk'inkuru bariho nyine barimo kuganira. Utubwire n'abari hejuru, mbega udutandukanyiriza aya mafoto yombi. Abambere bari guteka, bari gukata imboga, bari kuganira. Abakabiri bari gukina amakarita, abandi bari mu matelefone. Urabona ko abakabiri bajyanye n'igihe cy'ubu nyine batafite umuco. Abambere urabona ko ari ba mutima b'urugo. Amashyi menshi cyane. Ubwo abaye uwa kabiri. Ariko uyu munsi turi kumwe na prefete de discipline. Ntaza tubwira analize akoze muri iriya foto. We yambaye n'amarinete arabireba neza. Udukorera analize iriya foto. Hano aya matsinda abiri y'abakobwa hano turayagira. Hano tugira abakobwa b'umutima n'abaryoshye. Ko rero wadufasha ukatubwira uti ni iki ngewe ndimo kubonamo. Yego. Kuri iriya foto ibanza genda bonaho abakobwa babiri bari gutegura ibyo bateka n'ibyo. Hakaba hari abandi babiri ku ruhande. Ya batatu, umwe ari ubegereye ari kubareba, ntabafasha, arihagarariye. Hakaba undi uri muri telefone nawe wireberamo ibye, n'undi uri hirya udafite icyo yitayeho. Ndeba bariya babiri bafite umumaro bagiye guteka, ariko bari ari indorerezi gusa, badafite icyo barimo bakora, batamufasha bari aho gusa. Ifoto yo hasi yo ndabona bose bari kureba mu matelefone, abandi baraseka ibyo barebamo. Mu by'ukuri ni abakobwa badafite umurongo, badafite icyo bamaze, biraho. Njye nuko ndi kubibona. Abakobwa bo hasi ni abaryoshye, barimo baraganira. Ariko se sha buriya Claude aragukunda koko cyangwa arakubeshya? Undi akavuga ati izo nkuru zimpe. Undi yarangiza ati rero muganire bwangu mbereka ahantu ikirori cyahiye. Nta bantu b'abaryoshye baraho. Abo hejuru rero ni abakobwa bamaze gukora timu. Muri bo bafite ibyo bazi, bafite n'abarimo kubyiga. Noneho barimo barahura, bo barimo baraganira, ariko bafite ibintu bitatu. Biragaragara ko basa n'abarimo gukora training yo kwiga guteka no gutegura. Ariko ukabona ko harimo abakobwa batatu, utuntu barimo gukora baratuzi, bafite n'abandi bakobwa babiri binjije muri timu kugira ngo babatreninge neza. Icyo nagira ngo mbabwire ngiki, umuhungu udafite icyo amaze abyara akaga, ariko umukobwa udafite icyo amaze ntabwo abyara akaga gusa, ahubwo arongera akanakonsa. Icyo mvuze muracyumvise? Ubwawe ubyara akaga ukanazagerekaho kugira gute? Kukonsa. Hariya ntago nzi niba gusoma biraza gukunda, kuko projecteur bari kuyegeza imbere gato. Hari amagambo nasomye mu cyigisho cyitwa irimbuka rya Sodomu. Impamvu Sodomu hapfuye abantu benshi. Mu gitabo cy'insobanura Bibiliya cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi page 99 haranditswe ngo kuba inkorabusa hamwe n'ubutunzi bitera umuntu utararuhijwe no kubona ibyo akeneye, cyangwa ngo ahure n'imibabaro yinangira. Umuntu wagiye abona ibintu bitamuvunnye, yarangiza akabona ubutunzi, akabona amafaranga, akaba ari umuntu w'inkorabusa. Ibyo bintu bitatu iyo biguhuriyeho, ubu umuntu uhindutse umuntu winangira mu buzima. Niyo mpamvu muzabona uko abantu bavuka mu ngo zikomeye niko bahinduka abantu baciriritse. Kutagira umumaro kwabo
n'imibereho yo kuba inkorabusa. Abantu bo mu gihe cya Nowa nibo turimo kuvuga, byugururiye ibishuko bya Satani kandi bihindanya ishusho y'Imana, maze bahinduka abadayimoni aho kuba bijuru, kutagira icyo bakora. Nicyo kintu kiri mu bintu byatumye abantu bo kwa Loti barimbuka ari benshi. Kuba inkorabusa ni umuvumo ukomeye ushobora kugera ku muntu, kuko byorora ingeso mbi n'urugomo. Kutagira icyo ukora byangiza intekerezo, umuntu ntaba agishobora kumenya icyiza, kandi bikanangira umutima. Satani nawe iyo umuntu ari inkorabusa, Satani aba yubikiriye, yiteguye kurimbura abadafite uburinzi, aba arehejwe n'ibinezeza maze bikabahuma imitima. Nta gihe Satani arushaho gusohoza imigambi ye nk'igihe asanze abantu bakora ubusa. Niyo mpamvu ugomba kuba bize, ugomba gushaka ibintu ukora. Fata umwanya ufure, niba gufura birangije kora etide, niba etide irangiye fata umwanya uganire n'umuntu ibintu bifatika, niba ibyo ngibyo birangiye icara umwanya, fata umwanya uryame uruhuke, kuko nabyo birakenewe. Ariko ntukabure umuntu w'inkorabusa wirirwa azenguruka katakata gusa. Umukobwa akambara agakatakata ahobera umusore iminota 5, ahita abona undi nawe amuhobera, nawe nari nakubuze, agakatakata agakubitana n'undi, sha umva ngo ufitiye inkuru. Bakajya mu nkuru we, yarangiza akava mu nkuru akavuga ati ariko ibintu bambwiye ko kanaka ataje kwiga nibyo koko. Akazenguruka ubwo abaye prefet de discipline cyangwa des études, akazenguruka agiye kureba ko umunyeshuri yize cyangwa atagize gute. Hano tugira abakobwa bahora bazenguruka nk'ishashi irimo umuyaga, mashuri adashobora kwicara hamwe. Satani azabakoresha. Niwanyu muri vakanse ujye ushaka ikintu ukora, jya ufata umwanya ujye kureba aho papa wawe na mama wawe bakura ubushobozi bakwishyurira. Satani iyo udafite icyo ukora aragigushakira. Kubw'ibyo rero ni iki kizatuma inzira yawe yera? Iwanyu shaka icyo ukora, ku ishuri shaka icyo ukora, mu nzu y'Imana shaka icyo ukora. Mu buzima bwawe nukoresha igihe cyawe neza ntabwo uzicuza. Ndasaba Imana ngo abantu muzabatizwe ejo, Imana ibigishe gukoresha igihe neza. Nshuti zanjye, si ibyo gusa, uyu munsi wa none abantu bari mu buzima bw'uburetwa. Social media, iterambere iki byaratuboshye ku buryo hari umuntu ureba ukabona gutekereza ko ku giti cye mu minsi iri imbere umuntu azaza yicara abaze AI ngo ni gute nakwambara isogisi ntarifuze ko numva naniwe. AI mubwire ngo rice ku mano uryambare. Kubera iki? Kuvunika no gukora byaranze, abantu barashaka ikintu cyaborohereza. Ni ikibazo. Nubona nta kintu urimo gukora, jya umenya ko Satani ari hafi yawe. Nshuti zanjye, ntabwo nabura kukubwira iri somo ryo mu Migani 20 umurongo wa 29. Bibiliya iravuga ngo ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo, kandi ubwiza bw'abasaza ni uruyenzi rw'imvi. Ubwiza bw'abasaza ni imvi. Umusazi yazanye imvi yubahirwa experience y'imyaka yaciye mu buzima. Umwubahira yuko hari ibintu yabonye utarabona, hari ibyo yaguyemo yakubuza nawe ntuzagwemo. Ariko ubwiza bw'umusore ni imbaraga. None urimo urateretwa n'umuntu n'ipantaro kuyizamura byamunaniye, hazakuzamuza iki se? Ipantaro iri hariya yaguye, nabanza azamura ipantaro, azamura imyumvire, azamura imirire, uba ubona ameze nk'umuntu wishwe na bwaki. Noneho narangiza akubwire ko azakuzamura. Ubwiza bw'umuntu ni imbaraga.
izihe mbaraga? Wabona hari umukobwa uri hano urimo kuvuga ngo bambwiye ko mfite imbaraga z'amashusho, igifu kirayasya? Ufite izihe mbaraga? Ndagira ngo nkumenere ibanga. Kuva mu Rwanda ujya muri Amerika ujya mu Burayi, uzabibona ko buri gihe ntabwo umunwa uzaza ugucira inzira, imbaraga zawe Imana ihaye umugisha nizo zizagucira inzira. Ikintu cya gatanu kizagufasha kweza inzira yawe. Bibiliya ivuga ko tutari abacu ngo twigenge, imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera. Kubw'ibyo rero, iyo umubiri wahindutse urusengero hari ibintu bihinduka. Niyo mpamvu abantu bazabatizwa ejo ntawe uzongera kunywa itabi, ntawe uzongera kunywa inzoga, ntawe uzongera kujya mu bintu by'amafuti. Kubera iki? Yahindutse urusengero rw'Imana, wahindutse ingoro y'Uhoraho. Hari umuntu mwari mwabona agiye mu misa, yarangiza agahita avuga ati ubwo inzogera yo mu misa ivuze nkaba nari mfite ingurube, reka mbanze nzirike ingurube ku kiliziya ninjire. Ntibibaho, sinigeze nanabibona. Kubera iki? Ahantu hari ingoro y'Imana haba hubashywe. Imana ishaka ko rero ubuzima bwawe bugira icyubahiro nk'uko urusengero rumeze. Niyo mpamvu hari amagambo nasomye yantangaje. Abakurambere n'abantu paje 417. Hari isano ikomeye cyane iri hagati y'ubwenge n'umubiri, kandi kugira ngo tubashe kugera ku rwego rwo hejuru mu mico no mu bwenge, amategeko agenga imibiri yacu agomba gukurikizwa. Itegeko ryo kumenya ibyo urya no kumenya ibyo unywa, itegeko ryo kumenya aho ujya n'aho utajya, itegeko ryo kumenya ibyo ureba n'ibyo utareba. Aya mategeko aratugenga kandi aya mategeko aratugenzura, kugira ngo umuntu agire imico idakebakeba kandi itunganye. Imbaraga z'ubwenge n'iz'umubiri bigomba gukoreshwa mu guteza imbere. Ni ibihe byigwa byaba ingirakamaro ku basore n'urubyiruko byaruta ibifasha umubiri utangaje Imana yaduhaye, ndetse n'iby'amategeko yifashishwa kugira ngo uwo mubiri ukomeze kugira amagara mazima? Nshuti zanjye, niba mureba hariya hari abajene barimo gukora siporo, ndagira ngo mbanze mbasabe mu mpere amashyi abayobozi banyu mubana hano, mubampera amashyi cyane. Kubera iki? Hano gukora siporo ni itegeko. Ubu siporo mutayikora, iminsi yanyu yo kubaho yazagabanuka. Hari abahise bavuga ngo uzayireke urebe. Nshuti zanjye, Imana itoza abantu kwita ku mirire, imyitozo, kuruhuka umuntu akaryama, gukoresha igihe neza, gukontorora uko ateye, kumenya ibyo arya n'ibyo atarya, kunywa amazi, kujya ku rumuri rw'izuba, kwiringira Imana. Ibyo bintu ni ibintu ugomba gufata nk'ibintu bizakongerera iminsi yo kubaho. Bitari ibyo uzajya kuba iwawe, uzajya kuba umugabo warabaye igisenzegeri, uzajya kuba umugore warabaye igisenzegeri. Niba hari abantu basabwa kugira amagara mazima, ni mwebwe mwabajene. Nababwiye ikintu gikomeye, n'ubu nongere ngisubiremo. Imana irashaka ko ku munsi w'urubanza uzahagarara imbere yayo nta nenge nta n'umunkanyari. Umubiri wawe warawufashe nk'uko urusengero rugomba kuba rwarafashwe. Imana ishaka ko ku munsi wawe wo kujya kuba umugabo cyangwa kujya kuba umugore, uzajya gushaka utari igisenzegeri. Niyo mpamvu ibindi byaha byose bikorerwa inyuma, ariko icyaha cy'ubusambanyi gikorerwa imbere mu mubiri. Icyaha cy'ubusambanyi nicyo cyaha ukora
wabyara umwana amaraso yawe amaraso ye bigahuzwa na ADN, ugasanga Bibiliya ibivuga neza, umuntu unywa inzoga n'itabi n'umuntu w'umusambanyi baraga abana babo mu maraso iyo mico yabo. Ugomba kumenya ko ugomba kuzajya iwawe mu rugo rwawe uri umuntu utarangijwe n'ubusambanyi, uri umuntu warinze ubuzima bwawe, ubuziranenge bw'umubiri wawe niyo izaba impano ikomeye uzaha uwo mwashakanye. Ariko abantu benshi bazajya kugera mu ngo zabo ari poshete iri muri poshete. Reka twihute, iminota yacu yanashize. Ikintu cya gatandatu, ushaka kweza inzira yawe wa musore we, kwitoza ubuzima bwo hanze. Ukwiye kwitoza ubuzima bwo hanze, ariko se ubuzima bwo hanze urabwitoza gute? Hariya nagerageje gushyiraho ifoto irimo ibintu bitandukanye, abari hafi murayireba ariko abari kure ntago muyireba. Hariya hari umuntu arimo aritoza kugendera ku migozi kugira ngo akore urugendo rurerure atari gukora agenda n'amaguru hasi mu ishyamba. Nshuti zanjye, ni ikihe kintu wakora kugira ngo witoze kuba mu buzima bwo hanze? Ejo nuva hano ukarangiza ishuri, uzajya kuba iwanyu nibyanga ujye kwa anko wawe cyangwa kwa tonto wawe, kubera ko wahunze iwanyu kuko utazi gukora. Kwa tonto nuhagera bakure kurya iminsi 3, babone wirirwa kuri remote telecommande bayiguhishe na multiprise, wirirwa urimo kuvuga ngo ariko ngo televiziyo ngo noneho ngo ntago tureba umupira wana. Bakuzanira igikoma, bakubiteho agasukari gake, unywe, numara kunywa ushake kwiyongeza uzunguza usanga isukari yageze gute, yashize. Utangira utera induru bakubwire bati wazanye iyihe? Impamvu ni imwe, ugomba kwitoza kuba mu buzima ku buryo ugomba kwitoza kuba hanze, ku buryo uyu munsi papa wawe na mama wawe babonye umugisha bakabona umuntu uzakurihira hanze, ushobora kugenda ukazibeshaho kandi bagatuza ku mutima. Hano hari abantu batazi no kwitegera imodoka, iwabo bamuzana mu kimodoka, barangiza bakamubwira ngo ujye wambuka neza, kandi ubwo ageze muri level 5. Ujye wambuka neza, jya ubanza urebe epfo na ruguru, ariko kuba wambuka nk'umuntu utareba. Ukabwira mama wawe uti mama, uyu munsi abana twigana hari ahantu duhurira, agahita guhamagara, mukobwa wanjye ndabizi uri biri hanze dore. Abasore jya umuha akaboko muganira, ariko numuhobera kazi kawe, dore nanjye papa wawe niko yanzanye. Ni ukuvuga ngo wowe uri umuntu utarigeze wubaka ubuzima ku buryo buri ntambwe yose. Mama waraguha amafaranga ati genda ku isoko uzana umuceri, yarangiza ati yabike mu mufuka ndeba, utagaruka umbwira ngo bayibye. No kurinda 5,000 by'iwanyu, uri umukobwa wiga muri segonderi ntabyo ushoboye. Reka rero twigire uko bategura ubuzima. Icyambere, umuntu arabanza akagira inzozi z'icyo azaba cyo. Ariko niba mureba inzozi nakagize gatoya, kuko hari abantu benshi bagira inzozi nziza ariko ntibazagire gute, ntibazazigereho. Hari umuntu umwe wabonye Abisirayeli aravuga ngo icyama nkazipfira nk'uko abakiranutsi bapfa, ariko ku munsi wo gupfa kwe yapfiriye mu kundi cy'abapagani bari baje gutera. Ubu abantu bari hano bose usanga umuntu arimo kuvuga ngewe nzaba umuyobozi, nzaba minisitiri, nzaba perezida, nzaba iki, ariko mu myaka nk'icumi ukazakubitana nawe arimo kubwira umumotari ati kutandongora ubona ntari umukobwa mwiza. None se ko wize nkaba ntashaka umukobwa wize, kwiga se ubona byaramariye iki? Kubera iki? Wagize inzozi, ariko inzozi ntago wasenze ngo nawe urwane ishyaka ryo kugira ngo za nzozi zibe impamo. Ubu abantu benshi muri aha
mufite inzozi. Izo nzozi nizitagira ikindi kintu kizikurikira, muzarinda musaza ari ibintu by'ukurota gusa. Sanga abakobwa mo baraganira, shakira gihungu cyangwa nuza shaka gifite urutwe rubi gusa, ariko akamubwira. Jewe rero niyo mpamvu mba nkubwira ko nge nzarongorwa n'umuzungu. Urabona nkanjye umukobwa ukeye nk'uyu ufite taye nziza, nashakwa n'umunyarwanda. Nge buriya rero naha muri iri shuri nshakamo umuntu nkamubura. Ni imbwa se wigana n'imbwa? Shaka uzabana n'umuzungu. Umuntu ashobora kuzakubitana nawe umuntu akugurira icyayi mu biryogo. Ufite inzozi, izo ni inzozi. Umuntu wese, umukobwa muto uramuhamagara ukamaze uti ufite izihe nzozi? Kuzaba umuntu ukomeye tu, umuntu ukomeye tu. Wajya haryama ugasanga saa 2 hari umukobwa nzi wiga hano, kubera ubunebwe bahora bamukingirana aho abakobwa barara. Buri gihe rwose ni ibintu yamenyere, ariko ubwo nawe ntafite inzozi. Harazifite. Uramaze tuzabigenza ute? Ni ugukora cyane teacher, ni ugukora cyane. Rero niyo mpamvu inzozi nazigize akantu gatoya, kuko ntabwo ubuzima bwubakira ku nzozi, hari ibindi bigomba gukurikira. Hari umuntu uherutse kwandika kuri WhatsApp, aravuga ati ngewe ndi mutoya napangaga kuzaba umupilote, ariko mu by'ukuri nubwo ngubwo yari atwaye ingorofani. Ni umupilote pe, yakabije iki? Nyuma yo kugira inzozi hakurikiraho iki? Kumva ko ibintu bikureba ukitoza kwikorera inshingano. Ugomba gutangira kugira responsibility, kumva ibintu byose bikureba. Mama wawe yaba adahari ukumva barumuna bawe barakureba. Mama wawe yaba adahari papa wawe atashye ukumva yuko kugaburira papa wawe no kumwitaho birakureba. Uko ugenda ukura ukabona ibibazo by'iwanyu ukabona nawe bitangiye kukureba. Aho rero biba bitangiye kurya. Icya gatatu, gukina, gusabana n'abandi ariko bitakwibagije intego yawe. Uratangira ukagendana n'abandi, ukongera inshuti, ukongera abo mugendana, ariko ukirinda ko bakwibagiza iki? Intumbero yawe. Urashaka kuzajya kwiga hanze, urapanga kubona buruse, uri inshuti n'umuntu ubu wa nyuma wiga rimwe mu cyumweru, mu kwezi bamutuma mama we inshuro 2, inzozi uzazikabya. Gerageza ushaka abantu bazagufasha kurasa ku ntego zawe. Icya gatatu noneho ari nacyo kirekire gusumba ibindi, kugira ikinyabupfura, umuco no kwifata. Niba mubireba nicyo kirekire kuruta ibindi byose, kiraruta inzozi. Kubera iki? Umuntu ufite ikinyabupfura n'umuco no kwifata ahinduka icyo atigeze arota kuba cyo. Iwanyu bashobora kukureba akakubwira bati wirirwa utambitse ibirenge hano, wowe nta na y'umuyenzi uziha. Ariko Imana yarangiza kubera ikinyabupfura, umuco no kwifata, umuntu ukagenda ukamukorera akazi gaciriritse, yarangiza agahita avuga ati wa mwana we, biriya bintu byose byanjye babigushinge, nabonye uri umwana usobanutse. Ikinyabupfura gishobora kugucira inzira. Reka mbabwire amagambo akomeye nasomye muri iki gitabo. Hari abantu benshi bavuga ngo iwabo bavutse nta gishoro gihari, akavuga ati n'iwacu nta n'8 bazampa. Paje 414 hano kuri iki gitabo cyitwa ubutumwa ku basore haranditswe ngo imico myiza ni igishoro kirusha izahabu n'ifeza agaciro, ni igishoro kidakurikirwa no guhagarika umutima cyangwa guhomba, kandi muri wa munsi ubwo ubutunzi bwo ku isi buzatikira, iki gishoro cyo kizahesha inyungu nyinshi. Ubupfura, gushikama no kwihangana ni imico abantu bose bakwiriye gushaka gukuza muri bo. Amagambo nsomye murayumvise.
kugira umuco ni igishoro. Nubona uzi kubana n'abantu, ukaba wubaha abantu, ukaba ufite ikinyabupfura, reka nkubwire, no muri Amerika wahaba, no mu ijuru uzahaba nkanswe hano i Kigali. Ikinyabupfura Imana yavuze ko umuntu uzavuka akavuka iwabo nta gishoro gihari, bakaba bafite akazu kamwe barababyari barindwi nta kintu aheraho, ntiyiga amashuri menshi ngo aminuze, ntagire ibintu bidasanzwe agira, akigirira umuco wonyine. Imana yapanze ko binyuze mu muco uwo muntu atazahomba. Simbarangiye igishoro, simbarangiye igishoro, uzagikoresha azabibona. Iki gishoro nanjye naragikoresheje. Nyuma y'ibyo rero, gufasha abandi mu buzima, utangira gufasha abandi. Nk'ubu hano ku ishuri hari abantu baba ari ibisambo, umuntu bakaza bakamusura bakikiye envelope usikarinda irangira atanakwegereye, warangiza wajya kubona ukabona arazungereye yikubise hasi, bakakubwira ngo tera urujyana. Urajyana iki? Gerageza mu buzima wite ku bandi. Yosefu muri gereza yitaye ku bandi. Umunsi umwe ahanurira abantu babiri, umwe aragenda arafungwa arapfa, undi afunguwe ajya ibwami. Uwo wageze ibwami niwe wabwiye umwami ati ya uzi ko nibagiwe umuntu wangiriye neza, hari umuntu wampanuriye ambwira ibintu bizambaho, akazaza ampumuriza sinicwa n'agahinda, mu gitondo nabyukaga mbabaye akampumuriza, none ari muri gereza. Ariko mwana, ndakubwiza ukuri, uyu mugabo muhamagaza umurebe, iki kibazo kiraba amazi kuri we. Yosefu ngo bamukuye muri gereza, baramwogosha, bamwambika imyenda. Abandi banyuru baravuga bati gendere sha n'abana, waravuga ati wabona ngiye no gupfa. Ageze yasanga bamusobanuye, aha hari umuntu uzarurira ibiryo ku isahani, yarembye ubimushyira aryamye. Ku munsi yarembye umufate umujyana aho mwogera, umwoze, inkweto ze zicike, umutizi zawe. Rimwe na rimwe ubwira iwanyu uti mumpa amacupa abiri y'amavuta, bakubwira batari ko kusigaye upfusha ubusa, babwira uti nge ni mumpa amavuta gusa, umuhe icupa nawe ake. Hari umunsi uzaba uri hano i Kigali, ubone nimero iraguhamagaye, bita amakuru ko nakubuze, nyamara ndahari ndaha, uri mudukize. Sha byaranze kabisa, buriya nararangije ndangiza mfite amanota ya mbere, mbura ishuri, nyuma yaho burya ababyeyi banjye birukanywe ku kazi, ubuzima buranga, wakwereka uko nabaye, gusa ntago ndiheba. Yarangiza akakubwira ati se ufite pasiporo? Uti yego. Pasiporo warayibonye? Yego. Ejo nzakoherereza amafaranga, hano turi mu Bufaransa, aha turi muri Amerika, ngufitiye akazi, kuko wigeze kugira icyo ukora mu buzima bwanjye. Abantu batari ibisambo ni mwihamaye. Ikibazo ni iki? Ikibazo ni iki? Uretse ubusambo no kwikubira no kwigaragaza no guhindagura imyenda werekana ko iwanyu bakize, umaze iki hano? Gufasha abandi. Umuntu wataye imbaraga afasha abandi, baba bazazimutaho nawe. Icyanyuma rero, turimo kwiga ikintu cyagufasha kuba mu buzima bwa hehe? Bwo hanze. Icyanyuma rero cyagufasha ni ukugira amatsiko noneho y'ubuzima bwo hanze. Ariko mbabaza, kugira amatsiko y'ubuzima bwo hanze murabona ari ikintu kinini? Ni akantu gatoya. Kuko kwihutira kujya kurara muri ghetto ntabwo ari byo bizatuma umenya ubwenge. Ahubwo kubera ko wabaye umuhungu ujagaraye n'umukobwa ujagaraye, ghetto izagushyira ku itara bose babireba. Nta kindi kintu ghetto. Ubundi ghetto iyo uyigiyemo, muranyumva neza, ituma ibyari byihishemo imbere bijya hagize gute? Hagaragara. Ubugiye ku itara. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi
mufite amatsiko y'ubuzima bwo hanze, mufite amatsiko y'uko abagabo babaho n'abagore kandi muracyari abana bato, murimo muriyahuza ibifilime by'ubusambanyi ngo muragira ngo mumenye uko muzaza ngo mukunda ngo abantu banyu ngo n'uburyo mwabaha za affection, muri injiji. Iyo ubyinnye umuziki imbere yawo uba uri injiji. Wowe hariya aba DJ baracyarimo gutegura iyo bari bugire gute, iyo bari bushyiremo watangiye kubyina, ubwirwa n'iki niba ari zuke cyangwa ari rap cyangwa ari hip hop? Murimo murabyina mbere y'umuziki. Umuntu udafite icyo akuye muri iyi ngingo yitwa kwitoza ubuzima bwahe bwo hanze. Nimugera hanze muzaza mufata nimero ya Danieli, nimero ya animatrice, nimero ya prefet de discipline, umuhamagari. Hari umuhungu nigeze guteresha pompage hano, arangara tunanira, duhamagara umubyeyi we. Umubyeyi warangije avuga ati rero iki gihungu cyanjye gikeneye inkoni, ariko ngikubise sinagiraho ntaha. Umugabo twakoranaga arangije aravuga ati uyu mubyeyi tumuhe service, dufata icyo bita urusinga. Umutipe turamubwira tuti rero ukuntu ureshya ntago bingana n'umusaruro uzatanga. Ufite ibintu by'ububwa kandi bigaragara ko wavamo umuntu w'intwari. Kubw'ibyo rero dusanze waratubabaje, ariko n'ababyeyi bawe warabababaje. Ubu rero tugiye gukubita ingeso mbi kurimo wowe, ntago tugukubita. Muzi ikintu gisekeje? Nagiye kubwiriza ahantu, ndangije amateraniro mbona araje. Ndavuga se mutipe ya gahunda ya kera se aracyayikomeje? Aranyegera njyana ku ruhande ati tica nagira ngo tuganire. Bite se? Ni byiza. Arangije arambwira ati rero burya ndangije segonderi, ubuzima bwabaye danje, mvumbura ko imbaraga mwanshoragaho mwashakaga komba umuntu usobanutse. Turaganira mbwira ukuntu ubuzima bwagiye buhinduka, ibintu twagiye tumwigishiriza hano, inama twamuhaga yageze hanze arazibona n'ibiki byose. Arangije arambwira ati rero naje nabonye ko ufite amateraniro hano, ariko narinje kukubwira ko ntakiri wa wundi, utazambona ukagira ngo ndacyatekwa kundi. Reka da, ubu ndi umugabo ufite umugore n'umwana. Ndavuga ni wow. Arangije arambwira ati kandi ubu njyewe mvuye muri misiyo ebyiri. Navuye muri misiyo muri Tunisia, mvuye no mu Bushinwa. Ndavuga ni wow, ariko ntarambwira icyo akora. Arangije arambwira ati kandi discipline wampaye yatumye mba umuntu usobanutse. Ahita ambwira ati njyewe nsigaye nkorera hano i Kigali. Kera kabaye mvumbura ko yabaye umusirikare unakomeye. Muranyumva neza? Ariko iyo mukubita nta kintu ngambiriye, nawe adafite viziyo yari kunyijundika. Ikizakubwira umunyeshuri udafite ikintu mu mutwe, uramuhana akakwijundika. Nta kibazo, nzagutega buretse tuzabona. Mu mutwe nta kintu kiba kirimo. Imana rero izabafashe kuba hanze. Levo 5 mugiye kugenda, Imana izabafashe kuba hanze. Kandi kuba hanze ntibizatume muba hanze y'ijuru, kuko hanze hazaba imbwa n'iki, n'abakina none, n'abasambanyi, n'umuntu wese ukunda kubeshya akagira gute. Mwitoze kuba hanze, ariko ntibizababuze kuba mu ijuru. Dusoza, nimba mureba ubuzima dutakazamo imbaraga, ni buriya nyine hari ibintu umuntu akora akibwira ko arimo gukora neza, ariko arimo kwiyangiza. Uyu munsi turabakangurira kumvira Imana no kuyikorera, ariko ntago mubiha agaciro. Intambwe ya 7 izagufasha dusoza: kwishimira mu mbibi z'Imana. Kuba umuntu w'Imana bifite imbibi. Umuntu w'Imana ntabwo yambara uko ashatse, ntabwo arya uko ashatse, ntabwo anywa ibyo ashatse, ntajya mu birori bibonetse byose, ntabwo avuga amagambo abonetse yose, ntabwo agambirira ibintu bibonetse byose. Umuntu w'Imana rero afite imbibi.
ikintu cya karindwi kizagufasha kubaho mu buzima bwiza kandi ukazasoza neza ni ukwishimira kuba mu mbibi z'Imana. Zaburi 65 umurongo wa 5, Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu utoranya ukamwiyegereza. Amen. Imana iyo igutoranyije ikakwiyegereza, uwo ni umugisha kugira ngo agume mu bikari byawe. Amen. Imana ifite ibikari. Buriya aba baririmbyi mubona bibera mu bikari by'Imana, abadiyakoni bibera, nanjye ubu nibera mu bikari by'Imana. Umuntu ukorera Imana, Imana iba yaramuhaye akazi ko mu bikari byayo. Hahirwa umuntu Imana ihamagara ikamutoranya nk'uko abazabatijwe ejo banezerewe, ikamwiyegereza kugira ngo agume mu bikari byayo. Tuzahazwa n'ibyiza byo mu nzu yawe, ibyiza byaheraho mu rusengero rwawe. Imana ifata umusore ikamukura ku bintu binezeza abasore b'abapagani, yarangiza ikamuzana ikamuha kunezezwa n'ibintu byo mu nzu yayo. Wabona umukobwa w'umupagani witeye ibirungo, aho kugira ngo wumve umurabutswe umukunze, ukumva umugiriye impuhwe, ukavuga uturiya muntu afite ibibazo byinshi. Ariko waba uri mu itorero ukitegereza mu baririmbyi, ukitegereza mu bizera baza, ugejeje mu myaka yo gukundana, umwuka agahuza nawe, akavuga turiya mukobwa yavamo umukobwa mwiza, ukazaza umwegera ugatangira uti iyi ni Bibiliya, kandi uyireba ari Bibiliya. Ugatangira ukaza ukamwicara iruhande intebe zaba zashize, abadiyakoni ukababwira uti hariya hantu niho nicara nkafashwa. Ariko icyo nagira mbabwire ngiki, mu nzu y'Imana niho muzashakira. Nubona ushatse umuntu wo hanze y'inzu y'Imana, uzamenye ko uzabwahagirana. Nubona ubuzima bwawe, inshuti zawe, ukubayeho, ibikunezeza ari ibintu bitari ibyo mu nzu y'Imana, uzamenye ko ubusore bwawe uzaba imburamukoro. Ndasoza nsaba Imana ngo ibahindurire ubuzima muri uyu mugoroba. Ndasoza nsaba Imana ngo abadafite icyo bapfumbase, Imana ibapfumbatishe. Abadafite icyo bafite mu mutima, Imana ibaha ubwenge no gutekereza. Kandi imyaka twabaye hano muri APADE, mureke izaba imyaka imwe mu myaka izatuma iyo twapfushije ubusa twongera kuyigaruza. Mfite indirimbo hano tugiye kumva dusoza, kuko turimo turasoza amateraniro yacu. Ni indirimbo nashatse kubatura. Uko biri kose, gerageza witekerezeho uko waje ku isi, aho ibintu bigeze. Urebe n'iminsi isigaye, urebe ukuntu isi irimo kugenda ihindagurika iba mbi. Noneho nurangiza wibaza, ese ni ikihe kintu cyihutirwa muri ibi bintu birindwi iri joro ngomba guhita nshyira mu bikorwa? Hari ushobora guhita atangira gusenga agasaba Imana kumwagura no kumwagurira imbago. Hari uzita asaba gusaba Imana kumuha kumvira ababyeyi. Hari usafata umwanzuro wo kwinjira mu itorero ry'Imana kugira ngo arindirwe muri ryo. Wowe urafata uwe mwanzuro? Wese ukuri hafi umufate mu biganza, dufatane mu biganza. Gerageza wegere mugenzi wawe, umufate mu biganza. Ureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mugoroba utubere mugoroba udasanzwe. Ijambo ryawe rirabaza ngo umusore azeza inzira yate. Impamvu icyo kibazo cyaje ni uko abasore umwanya munini bawumarira mu gupfusha igihe cyabo gusa. Ariko tweretse ibintu birindwi byadufasha kugira ngo inzira yacu y'ubuzima, urugendo rwacu rw'ubuzima ruzaba urugendo rwiza, ku buryo tutazicuza iminsi y'ubusore twaciye. Dufatanye mu biganza, kubera ko dusangiye ubuzima bwa hano kuri iki kigo, dusangiye ubuzima bw'ishuri, dusangiye ubuzima bw'icyifuzo cyo kuzaba abantu bahindura amateka y'iwabo.
dusangiye ubuzima bwo kugira icyo dukora kugira ngo tuzabe imbarutso nziza zo gufasha leta yacu kugera ku byo yifuza kugeraho. Turifuza kwaguka, turifuza ko imitima yacu yaguka, impuhwe zacu zikaguka, ubwenge bwacu bukaguka, ubushobozi bwo gukora bwacu bukaguka, n'umugisha wawe ukaguka kuri twebwe. Ngwino twagurire imbago. Ubwo turi hano ntawuzi ubuzima bwe bw'ejo, uduhe gusenyera umugozi umwe, kuko bishoboka ko uri ahangaha narangarana ari uzanyambutsa ku iteme ry'ibigeragezo runaka. Uri Imana yacu idufitiye imigambi myiza. Twagiye tugira kugambirira ko icyo tuzavamo, ariko twararangaye dutegereje ibintu bizahanuka bikikubita hasi. Uduhe kwitoza kuba abantu biteguye guhangana n'impinduka z'ubuzima. Uduhe kugukunda, udutoranyirize kuba mu bikari byawe, uduhe umugisha, uduhe kugira ngo imbaraga waduhaye uzihe umugisha kugira ngo zijye ziducira inzira. Uhe umugisha ababyeyi bacu, uduhe umutima wo kubarinda kuko baduhetse mu nda bakadutekereza, natwe muri iki gihe bashaje ubashyire mu bitekerezo byacu, dukomeze tubazirikane. Uduhe ubwenge, kuko iyi si umukobwa udafite ubwenge ari bubwahagirane, umuhungu udafite ubwenge ari buhure n'ikibazo, umuntu udafite ubwenge isi nta mahirwe iri bumuhe. Uduhe ubwenge bwawe. Uyu mugoroba uduhe umugisha. Dusabiye abitegura gusoza amashuri yabo uyu mwaka ngo batunganye, ubahe ibyangombwa byose, bazave hano nta gihombo bafite gushima kuzuye imitima yabo. Abayobozi b'iki kigo baha umugisha, kandi ababyeyi b'aba bana baha umugisha. Iri joro ritubere ijoro ridasanzwe. Urugendo rwacu kuva turusoro kugeza igihe tuzaba turiho ku munota w'isegonda ryacu rya nyuma, uzaduhe kuba twarabayeho ubuzima bukubahisha. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.